aya basiya hey filime bahise ngo iki amarira y'igihango kuri YouTube channel yitwa ihogoza ryacu turya show bihoraho. Iyi ni episode ya mbere dutangire hakuno imihanda gore n'umugabo baserereye rwaserera zavutse Imana yarebye umugabo ibona bitari ngombwa kaba wenyine imuremera umufasha umukwiriye do nguwo muri quartier n'amacupa babakata muri quartier bati imyenda umugabo amururiza avuza n'ifirimbi ngufashe niba bari gupfa iki sinzi we kugira ngo usobanukirwe neza kora subscribe aho hasi ihogoza ryacu twirira show episode ya mbere kumbe hakuno ko umugore yakirukanse hunje hakuno yahungiye hakuno hungiye mu baturanyi kwa kuntu zirara zishya zikirirwa zinashya aho ntabwo amarira y'igihango mwari bonye izina rya filime. Iyi ni episode ya mbere hakuno DNG director niwe wanditse story niwe executive producer barashoyemo ibiceri ibintu byose kugira ngo mubonere filime ku gihe hakuno sore ya jano so wabaye iki mwana baye iki byagenze bite sinzi umukobwa uri hano ari kuri uri kubona ko atishimye n'umukobwa mutoya uri kubona ko atishimye Harerimana Isiyaka niwe director credit tujye tuzibaha babazivuniki reba iyi filime ukuntu isa urebe uzizingaye zisa gutya mu Rwanda bya bintu bya papa na mama byongeye bisa nkaho imiguruka iba muri iyi famille si y'uyu munsi bisa nkaho ari ukuva na kera ngaho musore nawe yarumiwe nyine byahereye bapfuye iki papa na mama nimba bapfuye iki dore papa avuye hano na mama birukanka aramwirukankije aramwicishije icupa. Ibaze nawe ibaze kuba uri umuntu w'umugabo ufite abana bangana gutya twakabaye tukubera bakwe n'abakazanasha twakabaye tukubera bakwe n'abakazana ukirirwa muri quartier wirukankana umugore wawe n'icupa. Muzehe yarananiranye muzehe famille yaramunaniye muzehe yabaye ikirumbo muzehe ntago avuga rumwe na famille abantu bose abaturanye inshuti n'imiryango wapi umukobwa nawe yabyegereje umutima ngaho tuza musaza akaza kumufata mu mugongo ngaho tuza kumbe muzehe muri quartier do ngufata ndakwica ngufashe gasasira n'umuyitinzi no mu busanzwe do ndakwica nkwicariye naragukoye mu rugo rw'abandi n'ifirimbi do naze kwisira nimba bari gupfa iki oya ntumuhisha yinjemo hano ndavuze ngo nasoke kandi nimwebwe mborore bibi dore aho yaje guhururiza ukuntu bamureba do gasasa urugo rw'umupfakazi n'amahoro ni urugo rw'umupfakazi uza wijugunya mu rubonye wa mukigo mwamaye umugore wanjye ko atari umupfakazi ndamushaka indesi nimba bari gupfa iki icyambere cyo nta gahunda mfite gore ariko abavanzemo akantu k'inyuro bagore n'inyuro ntizishira icyambere umugabo wanjye si umusinzi nkawe hereza umugore wanjye rero nawe nta mugore wawe nabonye jinda kwiyamye muzehe amufunga na shinyo isura yifunga shinyo do cyangwa karutwa na karadiyo katarimo n'amabuye cyangwa gore muba rutwa na gereza cyangwa karadiyo katarimo umuriro ko ntari buva ubusore bwawe wari umeze n'ubure busazanye umutima urabusazanye usaza utyo kabisa bari kumukira umugore yanafite utuntu tw'inyuma urushaje utyo muri quartier wabaye iciro ry'imigani wamaye umugore wanjye se nkamukinjira umushaka neze ruko tuzaguma muri ubu buzima kugeza ryari aba nabo uri ingaruka z'amakosa y'ababyeyi kenshi wisanga zigarutse ku bana mwisanga zigarutse ku bana ababyeyi mwagiye mumenya ibintu mukora bana birwa barira bana bari bageze igihe cy'ishyingirwa n'irongorwa sori n'ishyingirwa niyo mpamvu uri kuvuga ngo rebe hano wabura kuvuga gutyo se kubera we ko bagukunda ubundi wabuzwa n'iki kuvuga gutyo none uramushyigikiye Reka nkubwire. Rero ukuba bashaka kunyera umutima mubi. Ngaho sohoka gira vuba. Vira.
nje ntajyanye ibyanjye njya kumukwa hari n'impumbi wangurije ntimwaje kuvumba mwivugishwa ngo kuza kwanyu n'inkunga ikomeye hari n'agatwerano na mume mu cyuri mbwaga atagutangira ibintu wowe murapfikiye ntangiye ibintu ariko ndamwica yamutangiye ibintu we cyewe yatangiye n'ukuntu yatanze ibintu mba kumvira do byageraga ahangaha ibintu byanjye yabitanze byageraga aha ibaze ko akantu kamwe namweye kuva ahangaha kugera aho hanyuma mushiki wanjye araza kandi mushiki wanjye anywa nk'ihemba anywa nk'igitega arangije aramutegeza sha arayimura ni inzoga nyine ibaze ko umugabo n'umugore bapfaga inzoga kweri kwiruka muri karitsiye ziriya ntambara zose n'amafilipi n'intonganya bapfaga inzoga ari abagabo baba badashobotse none ikibabaje si n'inzoga inzoga yayihaye mushiki w'uyu mugabo kweri mujye mundorera nawe nayizo n'ibiri yatanze yagize ngo ni imari nyine yatanze yagezeho ni bwombo ku nsutsu wa nsutsu yatembereje mu kumbe ni inzoga umugore yarumiwe umugore yarumiwe igura ngahe igihumbi genda baguhereze abiri ndayishyura bagwabira ariko utanga amahoro muri iyi karitsiye mu mudugudu warananiranye genda mvira aha iki wasomaho ubigize intambara ari mushikiwe kweri bonse ibere rimwe reba ukuntu abagabo bigize ibinani muba mwarananiranye genda mvira toka hoshi ukamana mubaze ubu mu rukubona wirukanga n'umugore wawe upfa inzoga wabara bafite gusa ahubwo umubwira kuba ngiye ntamuciye kuri ako gasuzuguro mva umugabo hano ako tudapfa inzoga se ntukagereranye inzoga n'ibintu by'amafuta ariko bayo n'ikindi kintu kizima uri kwirukankira mugore hano numiwe gusa hakuna abana uko ababyeyi baba ari muri iriya miserero bapfa ubusa agarutse hakuno sasa umugabo uriya ari kujya kuzonga umugore akagaruka akazonga abana akagenda akazonga abaturanyi yarananiranye mu gace zubura nka rusacu ndakubwiye ngo ahubwo none wowe na nyoko cyakora sha we na nyoko mbafashe niyibeshya akagira ahangaha wowe utwe turarugabana hasa nyoko yari uriya rutwe turarugabana wamushutse ariko ubundi ubwije ukuri reka nkubaze iriya nzoga niyo gose jya rimwe cyangwa shana muranyibeta nkayisiga ku musego namwe mugasiga mugutumye shase ni na nzoga nyabaki ntabwo ari wowe urwedezi yakabisa urwawe yambimenya ko ari we nzabyara uriya munsi nari gusiba ibaze ko umugabo asigaye yijujutira kuba yarabyaye umwana w'umukobwa ati yo mbimenya ko ari we nzabyara uriya munsi nari gusiba izi filime mujye muzivanamo isomo umwana n'inkundi kandi nakubwiye ngo umuhungu muzi ko nawe ushobora kumbera imbwa ari mu bafata ibyemezo bikomeye mu myanya y'ubuyobozi aribo biganjemo mujye mumenya ko ako papa bundi kare nawe kwanduza ko yize ntabwo ntabwo ni kigali si umuganga ubundi wowe unyagira icyo ubundi kandi koko nibyo ugasanga umubyeyi ari guhohotera umwana cyambere umwana ujya kumubyara nta nama wamugishije yisanze wamubyaye wabikoze mu kavuyo nta ruhara bifitemo warangiza ukajya no kumurenganyiriza amakosa kweri sondebera urabona mutara hano wowe ngaho batangiye kunyanduriza n'umuhungu koko ngiye uri kumpora narakubwiye ngo umuntu ugomba kwiga ni musaza wawe ibaze yuko muzehe afata n'abana umwe akamwishyura minerivare undi akamwihorera akamurya sina akamufungana umutwe ikibazo ni ikibazo iyo wari uzi ukuntu nkunda kwiga ntabwo wakabaye umbwira amagambo ameze wiga se muzamara wiga se bizakumara ibyo uzabikoze iki akamaro k'umugore nako kwiga cyangwa akamaro k'umugore nako koza ibyombo ugakubura ugateka ukarira abana ukagira wababyare mbarere noneho ngababyare mbarere babyara se ndi umugabo wawe washatse ubundi umugabo ko ariyo diporome yawe nawe munshakire shaka umugabo akurongore akubyaze urumva ariko imyumvire y'ababyeyi ba kera shaka umugabo akurongora gutunge ibintu byo kuvuga ngo urajya kwiga so uzamanura imvura mu gihugu hakuno wa mugore wa muturanyi hano muturanyi bizirwa batesha umuntu umutwe kumbe koko mukagata menye ataranazi ko ari hano uyu mugore uri yahungiye mu baturanyi yagiye komera yagiye ibaze ko yamubitse mu bwoba umugore yirwa uzi icyo bita guhindura umuntu igikange hahanda kubona umutima ugasimbuka ukabona yabuze amahoro narabitiye mukagatare ndinera karinda datari kagatare yararushye ntiyantera so nta kwanga kwita nabi koko
cyangwa n'icyazira ni isano ya filime jewe narakubwiye kera ntabwo uriya muntu muzashobokana narabikubwiye ahubwo ni ya matwi ari mu rupfa tumva uza kundeba uri kurira uwo munsi nzagutega amatwi nabikwibwiye n'umunwa sinakubwiye ko nuza kundeba uri kurira nzagutega amatwi ukamutekana ukuntu yari ameze yari nawe wajya kuriya mugabo adashobotse nzajya mbibabwirerega mu byumve buriya musore wakunaniye mugikundana mukiraba mugiteretana ubu rishoka ko nimugera mu rugo muzashoboka mugabanyiriza kungoye kandi se wa mubyeyi buriya biriya byose biterwa n'inzoga baje hano batangira kuyaga na mwiza ngatangira kuyagira undi akababaro ke ibiraya akabihata ushobora gushyira hariya igitoki akagitono ariko agiye kuzanyica agatare waba igicucu waba igicucu wamuhamuriye se wamuhaye isombe yitwa igicucu bigahuriramo bakwita dore umuntu ushaka undi mugabo uri iriyanagera yite isi bagore ndabafana umva ibintu atangiye kumubwira shaka undi mugabo va ku ngegera va ku giti jya ku muntu z'umugore mu rugo usibye inyoko shawo Anoze yazihinduye kujya anywera inzoga uko yiboneye cyangwa akayitanga uko yiboneye shase nina nzoga nyabaki ko bari gupfa amazi y'umuceri kweri ko bari gupfa amaminwa y'ibishyimbo nina nzoga nyabaki mu by'abagore nawe uzashiduka bakivuza wowe nanjye ngo tume kuri yo umubwire naramuka ageze ahangaha amupasura ujya kurwana ciao sibyo caho ninjo asa wonje mbashongo no mubwire nana nginagire rata nginagire uramenye utazambera imbwa nawe namwana mbona uzambera imbwa usige wirwa mu majipo y'abagore wirwa inyuma ya nyoko none se yari kurira yarangiza none se papa mushiki wanje yari kurira nkamureka kandi koko nibyo uriya nugira ibyago ukavukira muri famiye ubona itumvikana byibura ababyeyi mujye munabareka n'ubundi baba barahuye bakuze ariko se nk'uwo mwana wamuvinda imwe uba umuhora inama yo kutazumva ariko nimugira ingi ntuyikora kuko bagutonesha bakagukundwa akazi ugasanga nawe ubigendeye were gutangiye gukandamiza barumuna bawe cyangwa bashiki bawe muri inzoga iyi si ntabwo iri feya mw'abantu mwe hazongeye ku nzoga bose barimo umuti nkurangira umuti uzamukura ku nzoga umwimi nijoro umwime ufata ikoboyi nziza uyambara ukeneye n'agakandara cyangwa ushyiraho n'ubucumi ushake mugondo utemo ku buryo ushyiraho n'agakandara n'akagufuri ku ruhande umwime kabisa yahita nyica kwishe gute hariya imbaraga z'abagabo ziba hariya icyo cyose bamutegeka bamwimye kuri iriya mari yagikora umwiminye wowe wamutegekane yahita byumva ukamuvana ku nzoga si wambwiye ko iyo tanyweye inzoga muba mubanye amahoro dore impamvu ntabikora nanjye reka mba mukeneye nanjye reka mba mukeneye gusa umugabo ufite hindura ikintu n'ukuntu agukubita n'ukuntu agutesha umutwe uba wumva umushaka rega nibyo bya bindi umva ariko uyu nawe ari kubaza ubusa ntabwo uzi ko usiga iwanyu zivuna imitozo ukajya gukamisha nibwo uzabona umugabo icyo ari cyo kugira ngo wagwane n'iki yajyashya bwombo gatari ntabwo wakaniye sinakwisigira abana ikindi cya kabiri gusa nanone nk'umumama wabyaye nanone ntabwo wasiga abana wabyaye hejuru y'umugabo ugutesha umutwe cyangwa ukamushyuhiriza ubuto cyangwa ukamushakira ifuni mbashuke bazabakwega mwenyine ndashonje mfite inzara yenda kunywa ibaze ko abatanamugaburiye ndetse ngumye igikoma cyo kirahari ibaze ko abatanamugaburiye mwana reka mubwire nakubwiye ngo nubwo ngomba gutakaza amafaranga yanjye we rato nzayagutakaza umugabo atoranya abana aratonesha umuhungu kwiga umukobwa shaka umugabo wibaze nawe ubwo si ubwo bwenge none atakuye mu ishuri ngo azabubike ahangaha ibaze ko nyoko ko yize ikiburamwaka urabona atari kuntangira inzoga ukabishaka kwa kamere mubwire akushyiriremo icupa rimwe banyemera amacupa abiri gira vuba genda ca irukanka banyemerera amacupa abiri ugenda ushyiremo ugiye warwana we aho ngutumye muri nsigaye mbona wumva nabi uri kujya aho ngutumye nawe uri guca bihurirahe agasani rebe hakuno yari episode ya mbere Harerimana Isiaka niwe yayidirectinze producer DNG
director of photography story DNG. Mukore subscribe kuri YouTube channel yitwa ngo iki ihogoza ryacu. Tuzahure muri episode ya kabiri. Nge banyita Gaheza, banyita Simba nkuko naye narabibasezeranyije. Iyi filime tugiye kuzayireba mpaka irangiye. Episode zose yari episode ya mbere kuri season yayo ya mbere. Tuzahure muzikurikira turebe se byakomeje gute, byarangiye bite. Ciao ciao, bye bye. Kora subscribe, share, comment, like, usangize filime n'abandi batarayibona, ubundi twirire show. Ciao ciao, bye bye.